Gashu. Yo. Weza gutema umwanya. Uriya ni cyuma. Amakuru. Shaba wifunze ukuntu wamuka. Kujahe. Ajya Gashu. Shamwana misomeze neza. Cyangwa uvuye guteretamo. Nagagenje byaranye byagimana. Reba nyine kazo kwe kutumpikane nyine. Hari umusista nabonye. Ariko twaje kuri bya birayi bya hahandi burya wa mugabo bamwita ngo Bakorodo. Jya hepfo yawe. Gura murima ko hari suhuze. Ndahuze. Nanjye aho ngombo no musista aciyeho anyuzeho. No ndavuga ati koko gose kabisa uyu musista namutinyokana. Gasho imenya ari yuro kuva cyangwa. Cha wambwezo kuremwa. Nine wewe. Ni ura musista njewe ndamukunda. Uramukunda. Noneho nagiye kumuvugisha ndabibona. Ndavuga ati nzareba Tom. Azi gutereta nzamureba anyigisha ukuntu ko batereta. Nine weho. Ako se Gasho. Azanyemera nibi bintu pa nambaye mu. Ya ni cyatumye ntamu. Aya man, teba ni cyatumye ntamuvugisha. Nje naramubonye ndeba ndavuga ati se ndahera he ari ndi kumuteta kandi urukureba ukuntu komeze weho kugenda ndikwihuta mani shoma urukwihuta ariko nyine shaho na ibino bintu birambabaje reba ukuntu ko ngano njo tandeba guca nje ndi mukuru yo wacera mwana cyaka gutereta numva nkubwire weho sase jarira sase ejo nise cyo nzatereta mbese gusaze Osase umukobwa uzagukundira kwambara neza cyangwa amafaranga cyo maze ubwenge bati nje ndakwemera none se takuntu wazantiza zino mukwete wenda kariho kozi ko buja batereta wambaye kampampiri wapida kwagira n'umunyakayo aya choma nawe utangiye gusesereza ibyo bintu utabyemeraga reka kubwire njewe nanje nandi kutari imbingo babampaye zo kuja kwikorera ngo wa mugabo uzuka ariko ari mu bintu byo kubaka yampaye kira nese nzatereta nta mafaranga mwa aya mafaranga nagayo kibazo umuntu yo bagiye kumutereta nje ukuntu hari umutipa wambwiye umutipa ni ari jani shuti yawe nshobora kuzabasangana no mujama ufite imbaraga ukuntu nje yambwiye ati mwana niba ushaka gutereta ugomba kuba ufite amafaranga maceya reka nago bikora ngo noneho musista wenda ukajura nashegeza guca amafaranga akavuga tsiko yako bino biceri nari mbifite njewe bari bampaye naragurishije tabirayi byavete nabigurishije nakije nyine deba nyine aya mafaranga cyane navuze ati ni makanabi ose turi banga nyoya nshaka kuzatereta wacino none se njewe ndi kuvuga Tom sister yo mubona nzanyiganyeza guca amafaranga imva rero avuga ati ndo reka mbikugire mu vision oya cyavamo nyine kanje kwereka nkorera umuti ukicuti yanje ngiye gutangiye kujya kureba ura mugabo nikorera imbingo ampa yandi mafaranga uwo musista nzahura nawe yo mutere nzamutinyuka nigira nzavuga ngo se waramubwiye ngo uzamutinyuka ngo uvuge nyine mbwira ko noca nzamutinyuka njewe nzagende ndi serious ako zagende iyo shati wayikuyemo njamba ariko ishati rero niyo mfise gwe oya choma bono no wahituraseka buretse nkwereke weho kuramo nkwereke kuremo gute obwo kandi choma tugire vamani dufite oya choma ijo kote turijyane mwana turijyane ntago ndi burijyane ko njobonaga oya choma ubwenje wowe uvuzanye ubwenje butari reka kwereke nyine nje buretse ako nawe mfasha gufungura vuba shamani sha nije kiri kugenda uramugabo namugenge impingo ndaza kuzigira impingo ndaza kuzigira none kuzikorera ubwo nzagende kakuca nkumuniga buretse nkwereke wowe uzagende gucyo ureba ko wahise azaba bayakana wacino reka mwana choma azavuga mwana ububoko bwanje wapide umfase wowe tugende nzabikugiramo noneho mvuge umugeti sita bimeze gute umwibwire nawe akwibwire umugeti so wanye ni he azahita akubwira nambaye guca nawe umubwire
ahita umbwira ati ngiye none se ko iyi shati ariyo mfise umunsi tuzahura ariyo nambaye ariyo wambaye nyine weho ejo tuzahana gahunda ariko nyine bivuze ngo cyoma nyine ngo reka ngende numva kubera reka guca se ho yareka ndani ko mani vie yambaza ngo ikote na ndagenda nyibice kabisa noneho njewe yo bica musi urumva neza umwana cyomo ere kuzambera umuntu warambereye imbwa ariko none ndikubona uzakorera ikintu njewe urabize ukuntu bizagenda nje yo bicamo umusita yo mubone cyane mwiza ho gate ariko kumenya nshumbamo kumenya so mase muzagenda mu myaka njinta n'ikibazo zanamubwira ati turakize na muhungu tereta atihaze nje nzamubwira ati ndakwemeye utihase ntagabona inkumi nese yambaza nomero ariko sibyo byo nzaba nabigezeho ubwo bwonyine kumuvugisha cyoma reka ngende ubuzabonana noneho urabize uko nje bizagenda nje yo muvugisha nzakubwira narebe nyine uzaze kumbwira ako nyine reka mbe ngiye uragiye cyoma reka nje kwikora zirambigo zora mugabo nawe mbona gari umuteka muito ari kumbwira ngo nzabe ndagize ubuse yino kote arabona riribe ariko yarangiriye inama nje nzagenda mubwira zirambingo zura mugabo kura mu sister yambona se bamwitandera ko nibagiye kubaza cyoma yambona uko nikoreye imbingo bwazanyemerara sister wiriwe ni byiza amazina yanjye banyita Gashuhe n'irindi ni izina ryanjye ni Gashuhe ariko nyine nese sister kunsetsa tuba andi mukoni andi menya warigeze kuncaho nyine hanyuma se cyumagarika mumeze neza tumeze neza burya bakwitana banyita Esther nyine iwanyu baraho waje surabazi mumeze neza ayiwe muraho mana ya Esther ujya ngo Esther garuka hano nkubwire Esther nyine muraho umuntu bitebye ariko nabwa bunuza nakubure Esther nyine sinde mwe nako ino kote nyine iri kote nari guze jobundi Esther nyine mana yanjye Esther makuru iwanyu muraho se uri muzima ufite ikihe kibazo se ndaho yewe nyine yewe Esther mana yanjye Esther we umukobwa arananiye nawe se zabigenza aho mbe nugamye hano Umara sister Mwiza gute Bashuze amakuru yawe Nanje ndabona yako amakuru yitwa Esther nanje wanyita Cyuma narugo neza nubwo ni kure hehe nubwo ahantu kure cyane gusa hano hakure ni hehera ajya ngo bakitana Cyuma kumva ukomeye nk'icyuma koko nta kibazo nasi mugome nubwo ni kure ntabwo wamenya kure se hakana ahantu bita iriya misozi urahazi mu musozi
Iwanyu ni mu musozi mu mujyi. Ndahazi. Ubu nawe uzi gusimbuka imikingo urarenze? Cyane njye ndarenze baranzi. Usimbuka nk'amaterasi angahe? Atanaye nasimbukira. Amaterasi 5 ukayasimbukira rimwe? Uzi ko urenze? Ndarenze njye baranzi. Cyawe urinde ibirayi nawe? Kuviriya kugeza iriya bose baranzi. Nawe uje urinde ibirayi? Ni ibyanyu. None se nta kuntu nyine twakundana nyine nanjye nkaza ndabigufashamo. Ubu ugira ute? Ntabwo byavamo. Ese bitavamo? Iwanyu se ni? Natwe mu rugo narebye nani ku muhanda nyine. Mute ku muhanda? Ntabwo byavamo noneho. aya kanya gato tunane None se ma tugafata kwisubiza mu mizigo. Nabyemeye. Ubwo rero natwe tugomba gushaka umunsi rero tukajya Gisenyi ku mazi. Tugomba kujya ku mazi. None se mwana hari umuhungu wigeze kumbwira ngo arakuze mwamuziranye? Umuhungu umeze ute se ka? Hari umuhungu umwe bita genda gusetsa uramuzi? Oya, ubu nawe nzi. Uzi twahuriye. Hari n'undi wowe bari kumweretse ko ntamuzi. Twese mubonye uzamunyezera namumenye. Ariko imvura yise mu kanya agiye ko waje ariko ntabwo uramuyoberwa. Ntabwo namuyoberwa namubonye. Naho ubundi si uzi ukuntu agukunze. Ni byiza noneho. Ngenda mise ngukunda nagukunze rwose. Ni byiza nta kibazo. Wambwira nyine. Mubwire se? Ndagukunda none se weho? Urabona se ubundi ndakubwira ngo ndakunda bwa mbere tubonanye nzaba mbikubwira nzabikubwira ikindi gihe. Ubwo ari kubura nk'igihe kingana iki? Uzagaruke kundeba hano nzahasanga. Nagaruke cyoma ariko hageze umuhungu wantageje ni aho nosa ufite inka ry'ibihiye none ya mukobwa ndamuzi uramuzi uriya mukobwa? ndamuzi suni bambabarire ariko si ukuntu ziriya nkweto zuriya mukobwa we wazigurira wowe? ziriya se aya ndamenyeye utu ariko se ye mukobwa we kuba utavuga Bite? Ari so uruwa. ndi umupape w'imujya mama. Umupape w'imujya ariko mani genda nkicumukeye basi. ntaribi nyine ubwo nyine nsangiye ya bodaboda wayihanaguye. ubwo rero ushaka ngo bamenye ngo ngiye mbana nawe cyangwa ndi umukozi wawe inka byarakunaniye ahubwo agahungu katihaze ntabwo gatereta umukobwa. Wa mukobwa uramuzi? ndamuzi mwana. Umuzi heze wowe wenda kubwiye uburyo uri imenge kuko we bashaka sisita yize karate. yize karate harakoze ariko mani arakwereka nta kibazo. ukuntu kijya kuba uriya mukobwa niwe garafureri yambwiye pe ndamubonye ndamumenya kuko yamunyeretse ku foto. uriya mukobwa niwe gusa kandi mpamagare garafureri mbere uriwe nari ngiye kureba mani mani inkuru mbonye ariko ntabwo ari nziza mani nyikubwire ngize ubwoba kagasisita kamwe bambwiye nyine kakandi bakita ka Esther ugasanga nyamani na cya gisebe cyane no kwa Kanyarutoki
noneho bigiye guhita biba uzi ukuntu bameze ute cyaparagarara neza bazi noneho ndahita mbica oya njye navuze ubwo tubarangize ngiye guhita mbarangiza ako kanya ngiye guhita mbikemura kiriya gihugu gifite ibigango kirakwica kirangiza kigute baragukubita uzi kurya abantu bari mu rukundo urabazi nanjye uko ndurimo kandi abice twanahuye mbere nura mukobwa yamufashe ubwo urabibona urahita ubona imbaraga mfite masigaye njyewe ndi kwitoza ariko garafure nawe uricanutse nawe kwicanutse gutese nese uzi ahantu bari nyine tugezeho nkangeze ubundi urebe ibintu byose wanakemura urajya imbere ariko urajya imbere nta kibazo rove rove salama bite se ni sawa genda gasemani neza ute ubusa ni sawa garafure uyu niwe nakubwiraga ngo ugira job ishyushye mani ko mwabuze twabuze mani imani isuba mani ariko mw'iyi minsi warakwaniye cyane mani njye niboneye ahantu ho nibereye ka job mani ese ko muri uko utamugereye kandi arayi undi kubona mugize ukuntu nta kibazo sawa ubwo naribi tumubwiye tukamubaza nimba babonye kuko ntabwo twagenda dufite amakuru yuzuye amakuru yizewe tugiye dufite amakuru yizewe twareka tumubaze oya ariko yamenya ko tugiye kumukubita oya ntabwo habimenya tumubaze rove garuka hano turebe kagangu ko kwandagiye se harakutuboneye mani nkanyuzeho ko ari kumwe n'umukobwa bari muve naho ngaho inyuma bigize ukuntu ndababonye mbanyuzeho nacyo nta bwenge tugenda mugiye kugira uteze kandi nacyo umutima uri kumurya ntabwo bufite mani ntabwo nce ndizeye mani nce ndizeye tugere ukore ariko barakamena tugenda ntabwo umutima uri kukurya waba wanjye mani ku mwana wanjye mani banza ureke umutima ntabwo uri kukurya tugenda ukure wanjye uramenye ntuzinge kuviri kugeza n'iriya hose baranzi twageze usanga bagiye kunyura ngaho sigarafe wajya ugira ubwenge mbaza uri kure ntawe ubonye uzi kubaza ubaza gereza uri kuri riguma agenda shawe muzogeze sawa amakuru kugenza niki nyine uyu nguyu ni garafureri uzi ko uri umusore umva kuva uyu munsi aho undi muntu uzongera kuwunkoraho birarangiye mani garafureri ndavunitse mani datari genda pu umbereye imbwa pe garafureri uzi ko icyo ubura ari ukumuka gusa icyo wabuze ni umurizo pe nawe ubundi pe uriyo ibintu byanze wenda n'ubutaha bizakunda si umariye ngo umariye iki bizakunda umariye kaburimbo cyane mani wewe mubwira ko nabonye imari warangiza ugahita